iri ni rya shyaka ry'agatangaza ryavuye mu nyabwenge Barafinda Segikubo Fred. Iri shyaka se ni bwoko rifite impamvu zingahe? Reka twumve nawe uko abivuga. Iri ni ishyaka ry'akataraboneka, ni ishyaka rifite uburyo budatera diyabete haba, ni ishyaka rifite byinshi riteguriye kandi riteganyije abanyarwanda, ni ishyaka rifite impamvu nziza nyinshi 200, ni ishyaka rifite impamvu nziza nyinshi 2,000 ku rwego rwa Afurika, ni ishyaka rifite impamvu nziza nyinshi 20,000 ku rwego rw'isi. Iryo shyaka rikaba rifite abayoboke bagera muri miliyoni 12 mu Rwanda ndetse no hanze yaryo. Iryo shyaka ni ishyaka ry'agatangaza, ni ishyaka tutabona uko rivuga, ni ishyaka rikaza, ni ishyaka ryakataje mu Rwanda rwa Gasabo rihageze ririhagarukana imbaduka. Abasore baritangarira, abakuze bati ntitwatangwamo, maze igihe cyo gusinyisha ab'impande zose abagabo ati nimuzane tubasinyire. Ibikombe turabizenguruka, imisozi turayiterera, ibishanga turabyambuka, maze tutahukana intsinzi. Uko niko kuri Ruda n'uburyohe, ni ishyaka rifite imwihariko udasanzwe. Ruda ni ryo shyaka rije gukosora ibyakosamye imyaka itandukanye mu binyejana byatambutse. Ruda ni ryo shyaka rije gushyiraho akadomo ku buzima bw'umuntu akwiye kubamo bunoze kandi buryoshye kuri isi ya rurema. Ruda ubwo ngubwo bigeze amahanga arayumva, abanyamahanga bakoma amashyi bati iryo shyaka ry'agatangaza rivutse u Rwanda twarikura hehe? Maze papa nawe ati ndaryemeye. Ibwongereza bati aho, muri Amerika bati iryo shyaka ntituraryemeye, mu Bufaransa bati ni agatangaza. Maze ubwo mu Rwanda impundu ziravuga, maze abandi munyarwanda bashyitse umutima mu nda bategereje igishyika cyo kubona umunsi w'agatangaza ko ishyaka rya Ruda rijya ku mugaragaro. Iyo ni Ruda, ni ishyaka ry'ubukombe, ni ishyaka ridafite icyo warigereranya naryo, ni ishyaka rifite umwihariko waryo, ni ishyaka ry'akataraboneka, ni ishyaka rifite uburyohe budatera diyabete haba, ni ishyaka riyobowe n'umugabo w'akataraboneka kuri isi ya rurema, uhereye muri Afurika, mu Rwanda no mu Burayi, muri Amerika, isi yose ukayizenguruka. Ni ishyaka utabona undi muntu wagereranya n'uwo muyobozi. Uwo ni Barafinda Segikubo Fred, umugabo ufite inararibonye y'akataraboneka, umugabo ufite impamyabushobozi zirenze z'abandi bose kuri isi ya rurema 157, umugabo wavutse akivukira akuranye ubwenge n'ubumenyi bw'akataraboneka, umugabo ufite byinshi abateguriye kandi azabagezaho, umugabo uzabafindurira ibyo abandi bari barapfundikiye, umugabo uzabakorera ubufindo yabo ku butaka mu kirere mwese mukabona ikosora, umugabo ufite ubwiganze, umugabo ufite impamvu zitandukanye nyinshi cyane azahinduza isi yose, abazungu n'abirabura, abarabu, abakristo n'abasilamu, amadini yose akavuga ati kweli uyu muntu ahubwo azigiye kandi aje yarakenewe. Uvuze ngo iki? Ngo ni umugabo. Reka mukubwire ntabwo muzi. Ni umugabo utangaje, ageze mu Rwanda Gasabo bamukomera amashyi, ababyeyi bamuha impundu, maze atambukana isheja, maze atambukana icyubahiro, abanyacyubahiro bamukomera amashyi, ashinga ishuri Kanombe, abanyabwenge barisohokamo batangana, bajya ku isi hose kwigisha ubwo buhanga bwiwe. Abakozi ba za minisiteri ubu barabonetse benshi cyane, bati mbega umugabo ni impano, ni kado. Atambuka mu Rwanda Gasabo agenda na vewiti n'ahama yamaze impamvu 200, azamuka Nyamirambo akata mu Biryogo, amanuka Cyanga na Kimisagara akati Kanombe, nuko agera mu Giporoso akati Gasanze, iminuka kurisha, maze aho hose amamaza inkuru nziza yuko azanye impamvu nziza 200 agiye gukora imisoro ku butaka, agakuraho ivangwa iryo ari ryo ryose, agaca kugumirwa, abivuza abakobwa bose bataho. Uwo ni umugabo ufite byinshi ategurira abashomeri bose. Uyu ni umugabo ufite byinshi ategurira abari barabaswe n'ibiyobyabwenge bitandukanyije, kubakosora, akabakoropa ubwonko, bya bidroge byose bikavamo. Uyu niwe mugabo twese duhanze amaso, kuko yaje ari umugabo udasanzwe akataraboneka, ufite byinshi bidasanzwe, ufite byinshi bikenewe, ufite byinshi kandi agiye kugeza ku Banyarwanda, Abanyafurika, isi yose muri rusange ikabyungukiramo kubw'umunyarwanda w'akataraboneka Barafinda Segikubo Fred, umugabo wavutse akivukira, umugabo wavutse aharanira uburenganzira ubwo aribwo bwose bw'ikiremwa muntu, umugabo waharaniye amahoro kuva akivukana n'uyu munsi akiharanira, umugabo ufite byinshi. Ngo ngwiki, reka nkubwire bamwe baramubonye batese kari akagabo ko ari gato akatugeza kuki, manzi ngenda babwane ntabwo ari akagabo, ni umugabo kuko ni munini muri we, afite imyaka 250 mu bwonko, ahetse demokarasi mu rutirigongo, itangiye gutigonga abanyapolitiki, ubwo barabataha batangira gucya ubwoba, baba bamukuye ku rutonde ngo ntabwo wujuje ibyangombwa bisabwa da.
abo ngabo bareshotse, kuko kumukura ku rutonde siko kumukura mu banyabwenge, siko kumukura mu bayobozi bazayobora igihugu, kuko igihe cyari kitaragera kandi igihe kirageze kugira ngo abakosore ibyo bitaga ubwenge cyangwa se ibyo bitaga ugutekinika kwabo. Araje abereke ko batekinitse kandi batigeze babasha kureba kure cyangwa se ngo babe abanyabwenge, kuko iyo bajya ku banyabwenge bari kwita ku iherezo ryabo nk'uko biri bivuga. asakaye mu itangazamakuru bati turifunge, maze ubwo nawe radiyo Rudi birahatashye, yamamaje Ruda ku isi hose, umurongo wa Rudi urafunguwe, wa eshatu Ruda tike, maze inkuru hose iramenyekana ko Ruda yahageze, maze abayumvise bati naho ngaho naho twe dukeneye politiki nziza y'ikosora, twe dukeneye politiki itarimo kuvangwa iryari ryose, politiki idaheza, politiki izamura umunyarwanda wese, ikazana imihanda mu kirere, maze izi nzuzi ikazishyiramo ubwato bunini, bizinesi zikiyongera, maze ikavana abanyarwanda mu manegeka, imihanda ikayikura mu manegeka, maze mu manegeka ho mu bwonko hagacika, maze tukubaka u Rwanda ruzima, u Rwanda ruzira umuze, u Rwanda rwa Kanyarwanda, u Rwanda rwa Gihanga ngoma ijana, maze abarubonye bati uru ni u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwahanzwe n'uwaruremye. Nguyu umugabo w'umuhanga, umugabo w'akataraboneka isi yose, wayitangaje isi yose, uhereye i Burayi ukagera muri Amerika, ukagera muri Aziya, ukamanuka muri Afurika, ukagera mu Barabu hose, ibigwi bye n'amateka ye baramuzi. Ni umugabo wize kandi utarigishijwe n'abaswa, ni umugabo w'umuhanga nawe ufite ibihangano bidasanzwe, ni umugabo ufite impamvu nziza nyinshi zirenze ibihumbi n'ibihumbi, gusa yaba yapfunduye impamvu nkeya 200. Ati reka zinzizi nikado nteguriye abanyarwanda, arongera ategura izindi 2,000, ati nikado ngiye guha abanyafurika bose bazaryoherwe, ategura none 20,000, ati nikado isi yose izafatika gubwa neza, ati nanjye mugenzi aba nicaye ku ntebe, isi ndimo kuyimonitaringa nicaye hamwe, abantu bose baguwe neza, icyo gihe nibwo ikiremwa muntu kizamenya koko isi Imana yiremye ikunze, kandi abayoboye bose cyangwa abayoboye bose ab'abanyabwenge bose bakoze ubuswa, kuko igihe kirageze kugira ngo umunyabwenge aragaragaye, aje kubakosora, aje kubafindura, aje kubereka ko ibyo ari byo byose ikiremwa muntu cyari gikeneye ikosora. Uhereye hano iwacu i Rwanda rero, nagira ngo tubatangarize kandi babwire ko igihe kigeze, igihe kirageze, imyaka yabaye ibihumbi n'ibihumbagiza, abivuga ibinyoma barivuga, abirata imyato barayivuga, abivuga ibigwi bidashinga barabivuga, ariko twabuze igikorwa. Igihe kirageze rero kugira ngo tubakosore, tubereke ibikorwa bifatika, apana bya bindi byo mu cyuka, kwirirwa tubyinisha abaturage n'ibintu bidashinga nta kintu bashingiyeho, kwirirwa tubabeshya ibitaraho, kwirirwa tubaraza icyizere kidashinga, tubategurira ibyerekezo bidahari, tubizeza ibidaha. Igihe kirageze kugira ngo dukosore ibyakosamye, ibyagoretswe n'abatekinisiye batekinika, kugira ngo inda zabo zigubwe neza, imiryango yabo ibeho neza, bakomeze gushushanya ikiremwa muntu, bakomeze kwigisha umunyarwanda imvugo zipfuye, bamuhoze mu gihirahiro, akomeze kuba mu gicucu kidafite umutaka, akomeze kwiringira ibidahari, bamwizeza ibidashoboka. Igihe kirageze kugira ngo tubakosore, Rudi b'ubukombe, abayizeye bose banyurwe, abayirimo bose bumva uburyohe, umunyarwanda n'umunyafurika n'umuzungu n'umwirabura bose bavuga bati aho. Igihe kirageze rero kugira ngo mwese mumenye ukuri, kandi mumenye ibyiza, mumenye ibikwiriye ko ikiremwa muntu kibaho neza. Ngaho